Ese ni ibihe bimenyetso mbuzi cyangwa se ibimenyetso mpuruza ushobora kubona ku mwana cyangwa se ku ruhinja ukamenya ko rufite ikibazo cyangwa se uburwayi bukomeye? Ese mubyeyi, ni ibihe bimenyetso ukwiye kwitaho ku mwana wawe kugira ngo umenye ko umwana wawe ubuzima bwe butameze neza? Ino ni pati 2 nk'uko nabibasezeranyije muri pati 1. Nababwiye ko hari ibimenyetso 10 cyangwa se ibintu 10 ushobora kureberaho ko umwana afite ikibazo cyangwa se ibimenyetso mbuzi 10. Mu kiganiro cya mbere cyangwa se pati 1 nababwiye ibimenyetso 5 ushobora kwifashisha umenya ko umwana atameze neza. Muri iki kiganiro n'ubundi ngiye kubabwira ibindi bimenyetso 5 byasigaye kugira ngo ubashe kugumya gukurikirana ubuzima bw'umwana neza. Nk'uko twabibonye, umwana ubuzima bwe si nk'ubw'umuntu mukuru. Umwana ni umuntu ushobora kuzahazwa n'indwara ku buryo bworoshye, ikaba yanamuhitana ku buryo bworoshye ugereranyije n'umuntu mukuru. Kandi tuzi neza ko umwana ari umuziranenge, rero kumwitaho bikwiriye ni inshingano zacu twese. Wowe uri kureba kino kiganiro ushobora kuba udafite umwana ariko ufite umuturanyi ufite umwana, cyangwa se ubana n'umuntu ufite umwana, cyangwa se nawe ukaba uzanabyara. Rero ni ngombwa kumenya bino bimenyetso mbuzi cyangwa se bino bimenyetso mpuruza kuko bishobora kuzafasha umwana runaka. Rero nk'uko mubimenyereye, njye nitwa Manzi Olivier, nijye wabateguriye nanjye ugiye kubagezaho kino kiganiro. Ikindi kandi ni uko hano ari kuri thehealth.Olivier, umuyoboro wa YouTube utugezaho ibiganiro bigamije kuvuga ku buzima. Rero niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe tukazajya tubana mu biganiro hano bivuga ku buzima. Rero ntabatindiye, ikimenyetso kindi tugiye guheraho muri iki kiganiro cya pati 2 ni ukuba ikimenyetso cya mbere, reka tukite icya mbere, muzareba 5 bya mbere, naho reka tubare duhereye kuri 1 kugera kuri 5, nubiteranya uzumva ko ari 10. Ikimenyetso cya mbere rero muri iki kiganiro ni ukuba umwana wawe acika intege. Ubona umwana wawe acitse intege, ibyo twita mu kinyarwanda ngo umwana ari guhondobera. Mujya mwumva bakoresha izo mvugo, kumva ati umwana wanjye rwose arahondobera, cyangwa se mu yandi magambo nyine ku batazi icyo kinyarwanda ni uko umwana wawe ubona afite intege nke cyangwa se acitse intege. Ibyo rero kimwe mu bintu bizabikubwira binajyana na cya kimenyetso cya mbere twabonye muri pati 1, ngo twonye ko umwana aba atari konka neza, atabasha konka neza, ashobora no kwanga ibere, cyangwa se ugasanga umwana ari gukurura ibere gakeya. Umwana ari konka ariko ukumva ari gukururana utubaraga dukeya. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bishobora kukubwira ko umwana wawe ntari konka. Icyo ni icya mbere, cya kimenyetso mbuzi twabonye gihise kizamo, ariko kandi bihite binakubwira ngo umwana wawe yamaze gucika intege cyangwa se yacitse intege. Ikindi kimenyetso gishobora kukubwira ko umwana wawe nyine nta mbaraga afite zihagije cyangwa se yacitse intege, harimo gusinzira amasaha menshi. Ubundi mu busanzwe tuzi ko umwana aba agomba gusinzira amasaha makeya, akongera kwicura akonka, agasinzira akongera kwicura akonka, ariko hari igihe uzasanga umwana wawe ari gusinzira amasaha menshi, nawe ubibone kuko umwana wawe ari gusinzira igihe kirekire. Icyo kintu kizakubwira ko umwana wawe ashobora kuba afite imbaraga nkeya, cyangwa se umubiri w'umwana ushobora kuba ufite imbaraga nkeya. Ikindi kintu gishobora kubikubwira, uzasanga wenda nugerageza kumwicuza kugira ngo umwonse, uzasanga biri kugorana. Ubundi umwana ufite imbaraga, umeze fresh, umeze neza, iyo umugiyeho asinziriye ugakoma nko mu mashyi, uzahita ubona ko umwana ahita akanguka. Ariko niba umwana wawe yacitse intege, nta kabaraga afite, uzakoma mu mashyi ubone ntabwo umwana ari gukanguka vuba. Ibyo rero bizahita bikubera ko ari ikimenyetso mbuzi cyangwa se ikimenyetso mpuruza kikubwira ko uwo mwana cyangwa se urwo ruhinja rutamerewe neza, rwacitse intege. Ikindi kimenyetso mbuzi muri ibi bya kabiri turi kubabwira harimo kuruka. Ahanini ukanasanga umwana arimo kugarura buri kintu cyose umuhaye, ibyo ushobora no gusanga no kumuha niba yarageze igihe cyo kuba yafata nk'amazi, yararengeje amezi 6, ugasanga n'amazi arimo kuyagarura, mbese ari konka agahita agarura. Ibyo bikanajyana no kuba umwana ashobora kuba ari guhitwa cyangwa se ari kwituma umusarane nyine ubona w'amazi. Ibyo rero nabyo ni ikimenyetso mbuzi kigaragaza ko umwana atameze neza. Ikindi kandi ibyo bintu iyo utabyitayeho biba bishobora guhitana umwana byo ku buryo bwihuse cyane. Ikintu bita kuruka cyangwa se kugarura buri kintu cyose uhaye umwana ni bita guhitwa. Ibyo bintu biba bishobora guhitana ubuzima bw'umwana mu gihe gitoya cyane kuko biteza umwuma ku buryo bwihuse.
bigateza kuba imyunyungugu y'umubiri iri mu mubiri w'umwana iva ku murongo iba mikeya. Ibyo rero bikaba bishobora no gutuma umwana agira ikizwi nka shoke cyangwa se kugira amaraso makeya cyane, umwana agahita abura ubuzima. Rero ikintu cyo kuruka, ikintu cyo guhitwa ku mwana ni ikimenyetso mbuzi gikomeye uba utagomba kwirengagiza. Ikindi kimenyetso mbuzi rero muri ibi biganiro cyangwa se muri iki kiganiro nabateguriye, ku mwanya wa gatatu hariho ikimenyetso mbuzi kivuga ngo ushobora kuzabona umwana wawe afite icyo twita mu kinyarwanda umuhondo. Ubundi wenda kuri uno muhondo nzakora ikiganiro kirambuye gisobanura ubundi umuhondo mu bana, kuko umuhondo hari umuhondo usanzwe utavuze ko umwana afite ikibazo, hakaba n'undi muhondo ariko usobanura ko umwana afite ikibazo. Ariko mu gihe ntari nabigisha isomo ry'umuhondo kugira ngo muzabashe gutandukanya umuhondo w'umwana ufite ikibazo n'umuhondo w'umwana udafite ikibazo, ubwo muri rusange wowe nubona umuhondo uzajya kwa muganga, abaganga bo bazakoresha ubumenyi bafite babivangure bamenye niba umwana uwo muhondo afite ari uburwayi cyangwa se atari uburwayi. Rero nubona ko umwana wawe afite umuhondo, icyo kimenyetso ntuzakicarane mu rugo, jya kwa muganga basuzume, abaganga bakora akazi kabo, bafashe umwana akomeze kugira ubuzima bwiza. Rero umuhondo uzamenya gute ko umwana afite umuhondo? Ikintu cya mbere, numureba mu maso uzabona kano gace gasa n'umweru ko mu maso, uzasanga ako gace kabaye umuhondo. Icya kabiri, nureba ku ruhu rwe mu maso uzabona umwana yabaye umuhondo. Ikindi, nujya nko munsi y'ikirenge cye hano mu kiganza ukagira nka gutya, uzabona ko harimo kuzamo umuhondo mwinshi cyane. Ikindi kandi ubone nyine amaraso ko nahita agaruka, ntabwo ari guhita agaruka. Ibyo rero bizahita bikubera ko ari ikimenyetso mbuzi cyo kuba umwana nyine afite umuhondo. Ushobora kuberera mu maso, ukaberera ku ruhu rwo mu maso, nyine mu maso ni kubona kano kantu k'umweru kahindutse umuhondo. Uruhu rwo mu maso, impamvu ariho tubabwira ni uko ariho akenshi umuhondo uturuka ugenda umanuka ujya mu bindi bice by'umubiri. Rero mu maso ushobora guhita ubonamo hakiri kare mu gice cyo mu maso. Ikindi cya kabiri, icya gatatu ushobora kubireberaho ni hariya munsi y'ikirenge nkubwiye, nuhakanda ugasa nk'ubyoroga uzabonamo ibara ry'umuhondo ndetse riri gutinda kuvamo, kuko nyine ni ikibazo. Ubundi nyine iyo ugeze gutya mu kiganza n'ahantu amaraso avuye tubona twasubiye, ariko yaba ari ikibazo cy'umuhondo mu mwana uzabona yuko ibara ry'umuhondo ririmo kuhatinda. Uwo muhondo rero nk'uko mbibabwiye nzabaha isomo ryawo, kuko hari n'abantu wenda nyine abona umuhondo w'uburwayi kuko wenda atabyaye rimwe atabyaye kabiri, asanzwe azi ko umuhondo ubaho ku bana, wanabaho ari ikibazo ntabashe kubimenya. So nzakora ikiganiro gisobanura ku muhondo nko ku mpinja, ariko mu gihe ntarabisobanura, buri muhondo wowe wose ubonye ujyane kwa muganga. Ikindi cya nyuma aricyo ngiye kubabwiraho ni ibintu biba bifitanye isano no kuba umwana afite ma infection ahantu hagiye hatandukanye, ariko n'ubundi umubiri we ukabikuburira. Uzabikuburira gute rero? Ushobora gusanga umwana ashobora kuba afite ama infection mu maso, uzabonamo ibintu by'ibitembabuzi by'ibidischarge byagiye bifatana hano no ku ngoyi, mo hano ukabona harimo umwana yicuye birimo, ukabona no mu ngoyi byagiye bifatamo, mbese ukabona ko hari ibintu by'ibitembabuzi biri kuza mu maso cyangwa se ku gice cy'ijisho. Icyo gihe uzajyana umwana kwa muganga, ni ikimenyetso mbuzi. Bikanajyana no mu matwi naho hari igihe uzasanga ubona harimo kuvamo ibitembabuzi bidasanzwe, naho nyako ari ikimenyetso mbuzi. Ikindi ni uko n'ahandi hose ku ruhu, n'ahandi hose ku ruhu ushobora kuzahabona uduheri turimo kuvamo nyine icyo twakwita mu kinyarwanda amashyira, cyangwa se n'ibindi bitembabuzi bitewe n'uko uri kubibona. Rero ibyo nabyo nubibona uzamenye yuko ari ikimenyetso mbuzi ugomba gutwara umwana kwa muganga. Twongere tubisubiremo, uburyo umwana ni umuziranenge, ntacyo ukwiye kumuziza. Akwiye kubona keya zose zishoboka, cyangwa se kwitabwaho kose gushoboka, kuko we ni umuziranenge. Yaje ku isi cyangwa Imana yamuzanye ku isi, cyangwa se wowe wanamwibarutse wenda umushaka, ariko wowe ntabwo urushaho wenda ko yanagushakaga. Rero umwana ni umuziranenge, tumwiteho uko bikwiriye, yaba ari uwawe yaba atari uwawe, waba uri umuganga cyangwa se n'undi wese. Ubuzima bw'umwana ni umuziranenge, tujye tubwitaho uko bishoboka.
Ikindi kandi mujye nyine mwibuka ko abana ubuzima bwabo ntabwo ari nk'ubw'abantu bakuru, niyo mpamvu tugomba kumenya bino bimenyetso hakiri kare, umwana agahita atangira kwitabwaho nanone.